Vanessa ni ibiki muri kunze ngasanga murimo muratungana ni ibiki muri ni ibiki murimo muravuga byateje akavuye muri ubu Cynthia ni ibiki murimo muravuga Sisi we mbaza ni ibiki wowe nakundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona. J'ai une question à te poser, écoute-moi, Anna. Vanessa ni ibiki murimo kunze ngasanga murimo muratungana ni ibiki murimo ni ibiki murimo muravuga byateje akavuye muri ubu Cynthia ni ibiki murimo muravuga Sisi we mbaza ni ibiki Vanessa ntabwo ushobora kumbwira ibintu murimo muravuga siko ntambuka ngenda tambutse numva murimo muratungana ndavuga iki kibazo gishobora kuba gikomeye ni ibiki birimo biravuga Cynthia mbwira gira ni ibiki murimo muratunganira hanga base kutavuga mbwira niwe ndi kubaza ni ibiki murimo muravuga yarari kumbwira ngo imyenda ye narayipfubije imyenda y'umweru yose ngo narayipfubije ngo imyenda y'isinyikesha nibyo rwose ngiyewe amaje kunzengereza imyenda yose amakanzu yose ibiki byose yarabipfubije ubwo urumva ari ikintu ngiye nari kwihanganira iriya myenda kiba yaramenze urumva ari ibintu nari kwihanganira ntabwo nzongera nkabisha ariko niyo haba ikibazo kimeze gutya ntabwo watungana muri ubu buryo uramufata ukamwicaza ukamusobanura umuse n'ibihari ibintu byose niba bihari ariko imiti yose ukoresha ufura ntiwayiguze ibihari nese ninjye uzajya kubifura mu gihe none mwese twabifura se akanga akabipfutse ariko ntabwo ugomba kumubwira gutyo usakuza umubwira nawe kumugaritse mu nzira ibintu byanze kabisa bimeze zombi ibintu byanze bikugorana ibyo bikugorana urabizi by'ukuri mu mudugudu twese turi abantu b'abagabo sibyo turi abantu b'abagabo urabizi twazasanga ntabwo twabanye nabi sinzi kuva kera igituma nkwiyambaje urabona nyibura neza uyu mudugudu by'ukuri muri uburyo ukora uburyo tumeze muri uyu mudugudu wacu iterambere turiho no kubera wowe none ushaka wafashe urabizi hari abagabo ntiyapfa abandi nuko byawe wanshakiye akazi k'ibintu byaranze neza akazi nakoraga baragahagaritse ubu ngubu ni ukwitabaza abagabo kandi urabizi ko abantu b'abagabo barafashanya ugenda byumva keri ejo naje mama wawe yarambwiye ngo uranshaka nza kumureba abimbwira by'insanganya zanyu mwagize kandi aramwemerera ko nagufasha mu buryo bwari bwose ubwo nawe so wenyine dufasha urubyiruko rwose kandi nziza ko ubuze utuntu twinshi ahubwo wifuza ko ngufasha guha akazi uriho wanshakira akazi kose wabona nyine nk'akazi najya byuka nkajya nyine nk'ahantu mu biro nyine ibintu bimeze nk'ibyo nisanzwe nkora n'ubundi ni ibintu nzi cyane nabikozemo igihe kinini cyane uyu mukozi n'ukomeje kugutera stress bene aka kageni cyo ndaza nkabona isura wayizinze kandi muri inzu turimo turi abantu ntabwo turimo turi abantu batatu simba navuganye nawe nta kindi kintu mba nakoze kidasanzwe ibyo ari byo byose naramukoze kuko nejo hano mwari muri marathon ni igiki muri mu marathon
Ibyo umukozi sinzi uramutera aranzenge gusa. Gute se? Niba ari imyenda arimo arafura akayifura nabi, biriya bintu byose wagiye uvuga, wanditse tugashaka umukozi umwe akageza agakora amasuku, ngenda uriya akazita no ku mwana uzavura. Urumva atari byo byakoroha? Reka twemeze basi tugerageze. Kandi mbona wara. Reka twemeze tugerageze. Uyu munsi mwihangana si ko amafaranga afite kuko bari gukora n'urugero n'amafaranga. Niyo twemeze mwihangana. Hari abasore bangana nkawe bagirwa hariya, aba supervisor, abandi bakora imirimo itandukanye. Nawe ufite umwanya waza nawe cyane, umwanya urahari. Waza ukajya uterura amabuye jojo bundi ukazamuka agera kuri ibyo bindi. Ngo iki? Ntabwo byumvikana. Amabuye? Yego. Hakuru urubyiruko rw'igihe mwabaye muti, urumva rero ngo ari akazi gasuzugutse. Bariya abana bakurusha amashuri, bize ku bigo byiza bafite amanota meza, birirwa hariya baterura amabuye. Ariko uhera uterura amabuye ejo ukaba stock manager, ejo bundi ukakugira ikintu ushinzwe gikomeye. Ariko uri gutebya, turimo kucyamo nyine tuganira. Se cyo kukubwira ngo ucakira akazi nawe urabizi, asugaye urwangiye mfasika ikirengagiza mu ndugo turabizi, uranze tunzi neza ntituziranye. Sibyo ngaho basi, reka ibintu byo kuguma warakaye, aho kugira ngo bigende gutyo twahazana undi mukozi babikora ari babiri, ariko nkabona bishye. Niba ariko ubitekereza nta kibazo. Kubera ko ntabwo nyine wumva akeneye amafaranga kandi tuzanye undi amafaranga y'abagabane. So rero reka no kumwumviriza azaza ari gushakisha bamuzi imihangayitse. Kandi nyine ntabwo ndakaye, ntabwo mbonye nyine nuko aba ari ibintu byanditse. It's fine. Ntibese bigiye bireka kuguhangayikisha. You have to make me happy. Nawe mba narakaye nawe ntukarakare. Serious? Ufite ibitekerezo, icara hasi tekereza kabiri, urebe icyo ukora mu buzima. Mu gihe cyose utarabibona jya hariya kwishansi yo gukora rero. Nabibonye koko. Cyangwa se tuguhindura ujya hariya mu bishingo. No. Ariko umva kategori urimo kumfata amaguru. Umva kategori urimo kumfata akazi, banza ureke kwiyambura uwo mwambaro wo kurata amashuri. Shyira ku ruhande. Uzi ukora akazi ko ari kukoza. Kazi ni kazi wewe. Tamu wa kazi ni pesa. Ndabona bikomeje kugorana. Bikomeje kugorana. Abantu nkamwe mwize natwe mwebwe muzajya mutworohereza gushyira inshingano zacu mu bikorwa. Gahunda za leta zikashyiraho. Ufite ikintu wamfasha cyane, nta kintu ufite wamfasha. Kirahari. Wambwa ibintu bizima se niba ari cyo. Cyangwa ukambwira niba iki navuze kigishimishije. Kuba ubu ngubu nameze neza ndi mu buzima bubi, uri kumva bigushimishije nyine uri kumva nyine ubonyeho umwanya wo kumbwira ibintu ubona nsa nkaho nakora ibintu wumva nyine wifuza ko nakora n'ibyo bintu utanye. Cyakoze. Uwo banza unyumve neza. Oya. Aka kanya aho kugira ngo wowe wicaye iwanyu. Aho kugira ngo wowe wicaye iwanyu. Aho kugira ngo uri kuzenguruka ushaka akazi. Wowe wicaye hariya ukore kari. Niyo wakura ibyo bitanu. Benterura amabuye tu. Niyo wakura ibyo bitanu. Oya benterura amabuye. Oya uri kubona ikintu ngomba gukora kubera amabuye kwangara. Urumva ngomba kubonera amabuye. Cyakuzuranyire. Oya cyakoze ndakumenya. Cyamukareke ugende wangara. Ndakumenye wowe ndakubonye we nta bugabo bwawe. Urambabaje cyane. Oya. Urantengushye. Oya ahubwo urantengushye. Nta nicyo navugana nawe. Ikomereza urugendo rwawe. Sawa nta kibazo nayo mbonye uwo mbaza. Ale. Ase, uramuzana cyangwa uramwitiranya? Nuse iyo urebye areba ubona yakora iki mu buzima? Ashoboye iki? Buriya nuko ataragira amahirwe. Amahirwe atabonye n'ayaye. Niyize nk'abandi. N'abatarize hano muri iki gihugu kwibeshaho, ariko icyo ashoboye ni kwirwa mu amayoga. Kwa Kadobo yari yambaye.
kwa Kazungu yarambuye hariya Felician nawe yarambwiye ati reka da ko gahungu rwose izo nshuro baduka bamundegera uwo muntu urumva yakora iki nyine hari kera ubu ngubu noneho ndabizi neza twaraganiriye yigeze no kuvuga ko yigeze kubasaba ubufasha n'ubwo ngubwo ntibyakunda sikankonoza uba wumva nta kibazo ufite wahagurutse ukava hano ukajya gushaka akazi mu by'ukuri uzajya wirirwa wica kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere ntako nagize reka nkubaze ubundi reka nkubwire buriya kuva mu gitondo iyo ubona ubyuka wicaranye na mama byo nta n'isoni bigutera kubera ko ufite akazi ndo tugambo ufite tu murya none se reka nkubwire njye niyo nta kazi naba mfite nagerageza byibuze nka ntahaguruka nkagashaka ntabwo najya nirirwa niciye gutya mu rugo kurambe vuba nk'akazi ukabonye vuba se mbere ko nakoraga ibintu byose nkabyitaho nkaba numva oya Kelly nta kibazo nyiriwe cyangwa mwarabuze simbizi bimeze bitese meze neza uje nyine narinde kubwira mu mudugudu kuri ibya twaje tuganira ibikize rero ibiki yakakaze se none se aha nicyo cyatumye ushushiza intebe uvuye nta kazi nkeneye ko kuza jewe ni akazi k'abana nabo bisuzuguza jewe ngo ndaje ngo nje gusanga akazi ngo ku mudugudu ngo iyo mbwira ngo menya ko turi kumwe na Yesu ndekura sazumye ngo mwabigane ari ngo yarahindutse sura mu ngo yateze gute zurukundo bya bindi bya mudugudu aburuka mubwe ntabwo nari nzi ko mudugudu ari ntabanyifuriza nyine musabye akazambwira ibintu yumva yifuza ko nakora nyine abona ubundi mu byifuzo by'ibintu abona ushobora gukora akazi kabi kaguhisha keza reba ubuzima turimo ntabwo ibishingwe amabuye none se bitwaye iki se ntabwo ari akazi wowe genda uhaguruka ushaka akazi kaba ari keza kaba ari kabi imana nibona ufite umuhate wo gukora izaguhera umugisha mu by'ukuri uzagenda ubikorana ubushake ubikorana urukundo kandi aho ukorera baba bakureba ababosi baba bahari baba bakureba iyo babonye uri umuntu ushoboye akazi ugakorana umwete ugakorana ubushake umuntu akuzamura mu ntera genda uhahe ngo ntabwo ngo genda uhahe uyibye he cyangwa umane n'igi ndaya niba yishaka genda uhahe gumana amafaranga yawe utazangaho ngiye reka sinyamfatanya n'ibisambo ngewe ale mba nkubwire ale aya mafaranga uyakuye mu gihe bomba barabwo Jesus aya mafaranga ugenda uhita ufata ibipapuro byawe utwike uzongera kubona na phobia wowe zata nk'umuntu buri byo ugenda ubesheje ari abantu muri twatubari twari kirego uzongera kubona na phobia wowe bro faux papier ni icyajyanwa n'amategeko urumva ntuzongere n'umuzungu uvuga tutwika ubundi burabura ututwika ariko mudugu buraguhumba babahemba nibwo butuma mandi uvyimbuko nuko ukorera ngaho mani wasenze imana ukagira ku rwego ngo tugeze kandi byagufasha ubuzima bwawe bugahinduka amaso uri kubeshya abantu ngo warize abari bakoze ikizamini cya leta babona diplome wowe urarata bakaguye kubara siyo udafite n'impamyabumenyi we ndiko ndavuga ntukaje ukora amanota je mfite diplome mfite iranyemerera irama ugitangagwa nkuko aka kazi ufite diplome ko burabuza akazi ibintu byose urimo ushaka ubikize ku ruhande ubyaza amahirwe ufite umusaruro Vanessa yaragutwitiye kano kanya ari kukubaha ari kukumva muhamagara umutesha umutwe umusaba amafaranga agutwitiye ntago azigera kwima amafaranga Vanessa afite amafaranga sibyo ndi kukubwira se ko je mfite ikintu ndiho nko kunciririkisha ngo nye guterura amabuye byo ntago ari ntumbwiriza jewe ndiga wanabikora ari bibiri gusa ndakwinginze shiramo imbaraga zose zishoboka Vanessa umukuremo amafaranga ibyo bintu ni ibintu maze igihe nkora mu gitondo akibyuka agomba kumbwira ko nta muntu wamubwiye nabi urabyumva saa sita agomba kumbwira ko yariye nimugoroba kumuhamagara inshuro nyinshi zishoboka namara kubyara uriya mwana nta kindi kintu muzishobora kuzongera kuvugana nutamuprofite ubu ngubu ngo umwite hatwite aguha amafaranga ni akazi kawe wanjye nawe kubwiye uretse n'amabuye y'ibishingo zawe yewe nabikubwira nkoresha imbaraga z'umutwe ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu mbwiriza agenda bizi cyane diplome ya hehe
abandi bana bararangije bagiye mu kaminuza uri wepfuye wese ube mishuka simbuka bona diploma mwambara mukareka ikindi kintu kimwe uragenda gusekwa nono genda udindira umutekano akubwira ngo udindira umutekano turi mu gihugu cy'amategeko itonde ashyirwa none genda nta kibazo tuza iki cyo bamubwira ngo akakabwe kansuzugura nga ntugatuma abayobozi bacishamo genda umugabo uhagarara ku ijambo umugabo hano bagigenza gusaba hano bagigenza tudasabiza n'ibyaye mukavuye ku nkuru mugira none twubahane nari musimwe ndigenza gusaba ibyo biyobyabwenge byawe ibyo ntabwo capa wewe bindekere wowe urawagiye ntabwo uzi igihe ibintu mba ntabwo uzi hasi mba ndimo ntabwo uzi ibitekerezo mba ndimo ntabwo uzi imipango mfite uri kubona ngende ku rwego rw'amabuye mubwira gahunda njye mfite turize wowe biturize cyangwa usigara ahubwo reka umbwire uburyo wiyumva yani no mitsinga yo ni inyo yo kunanga ndakwere ibi nibyo bamamagara ngaha ifaranga by'ibipapuro wagiye kwandana kwanisha oh god ibintu ndabirambiwe mana yanjye kiri amashe kunsaza sunda bigenza kuko naramuka bivuze ko mbona bizaba nabi ibintu byo guramangayitse Gael yirirwa mbaza ngo narakaye nagize ndumva nabyo nabimaze kubirambira gusunda bigiranye iyi stress ndayikizwa n'iki koko ariko ngomba gufata umwanzuro ibi ngibi ndabirambiwe ngomba gufata umwanzuro wo kubwiza ukuri kose Gael uko azabyakira uko bizagenda kose ngomba kumubwiza ukuri pe kuko aramutse abivumbuye atari njye mwibwira ndone nibwo byaba bikurushaho oh god ntabwo byoroshye ko ngomba kubikora Vanessa Umeze umeze neza ndi nta kibazo abaturage birangira abaturage ngereye kuri wowe ariko mbere ya byose banza umbwira ko icyumye umusaza wanjye akazi ntibyari kudufasha mu buzima uzi tubayemo ko yagarutse mu rugo arira Vanessa ntuti cyane wambaye neza urasa neza igikombe cyiza ibyo musaza wawe yarantembushye cyane namuhaye akazi kandi yaraje kureba akagaruka mu rugo arira avuga ko nta kazi namuhaye yego namuhaye ngewe akazi arakanga Azakwishimye. Sava. Ufite umutima mwiza. Meze neza cyane. Nawe se ngira umutima mubi. Igihuge. Oya. Vanessa bitambwira. Cyamamagara ahangaha. Zeka kandi ugiye kumbwira akantu keza. Tuvugisha ukuri bwo ukwiye gukoreza musaza wanjye mu kiyede. Muso yangu muhereze. Muri presidence. Ese ubwo kuba nawe dufite ibibazo no kudufatirana ukavuga noneho uzamurangira nako gushukura Vanessa wigenge urajya ngo mugenze gute murangira akazi se mu ruganda ngira muhereze muri presidence muri MTN mujyane he wamushakira akazi nibyo nakoze oya ikiyede ese ubwo we yava muri office akajya mu kiyede narebye imyanya hari kano kanya ndayimwereka muhitiramo uwo nguwo naba agiye hariya ajye kwishansiye bitwaye ikiza sibyo sinzi none cyane urabizi ko nta muntu nakubwiye
gushakisha. rero umva nawe ndakunda cyane kandi numva nta kintu na kimwe nakwisha niyo mpamvu nanyuhamagaye icyo nshaka kubwira Nirambwiye ndakunda. Sindakurangira kandi wageze hano. Nzi neza. Meze bite se? Vipi man? Amakuru? Ni muraziranye? Turazanye n'umuyobozi n'umudugudu hano. Umuki? Umuyobozi n'umudugudu hano. Arakuyobora. Uri mu bamutoye? Uri mu bamutoye? Mwese uba muri uyu mudugudu? Simbizi. Ntabwo uzi ko yari umuyobozi. Inzu mbamwo nkuzi uyu mugabo ayobora ntajya ibamo. Okay, ariko byo numva zitangira kubitindaho. Nakonya ko baho mudugudu hano akajya tukaganira. This is my sister somehow. Si musanzwe muziranye? Salam story. Salam story. Ikintu muraziranye? Imbwa ngiyi muraziranye? Ariko ubundi bigenda gute wowe uyobora imbwa wowe si we mbwa nkuru. Mbwa. Sikura ari umuyobozi wowe. Yamatse. Nese muziranye? Yamatse wana ariko ubundi president arabizi ko ariko aranuka ngo ndimbwa. George waba ari umuyobozi. Ariko namuto. Please kutambwira. Vanilla. Niki? Sonza nyanga. Nyamise kutambwira. Ntuzambwira. Ngira nta kibazo. Hira aho ushaka. Please mbwira. Okay. Bwira nta kibazo ndakumva. Okay. Imwe. Vanessa. Every good free production. Nawe niba wumva warankundaga by'ukuri